ubwo se niba ugiye gusaba imbabazi uvuga ko ngo atazi igifaransa ngo ni cyazira umaze iminsi uhanganye mu gifaransa, ubwo se ikizongera guhagarara uri minisitiri ukabwira abantu ni igiki? Ubu ni ukuvuga ngo wenda uhungire, ahubwo urahungira he nyine? Urabwira ubwo se wakoze amakosa? Ibyo Scovia yakoze buriya ba Robert ndabashima, Robert buriya yabaye umuyobozi wanjye kuri Contact FM. Ibyo bavugaga ni ukuri, kuko twese twumvise ibyo Scovia yavuze. Guterana amagambo ari minisitiri n'umunyamakuru ugomba guca bugufi n'indi. Ni minisitiri cyangwa ni umunyamakuru? Uriya munyamakuru wa mugani yigeze kuvuga ati ntawe ungira inama, ntawe koko. Buriya ni FPR yamushizeho, nta n'inama ishobora kumugira, kuko nayo ntayo yakwigira. Iyo kuki ntawamugiriye inama ati ariko ubaha minisitiri cyangwa se ufate ibyuma byawe ugende umusabe audience, arakwakira ibyo ushaka gusobanukirwa, ufite uburyo bwose, ufite amamodoka, ugenda ubimubaze, aho kugira ngo wicare n'abantu bayo ngo mutere urwenya kuri minisitiri. Intumwa ya leta, intumwa ya leta ya FPR, nawe uri inkotanyi. Chuma chenyundo ntanga abandi kwirahira, mutima wa butinya na ugize tereriyo yeganzaramba. Reka mbashimire mwese, nongere mbashimire by'umwihariko abakurikira uru rubuga cyangwa se bamaze gukanda kuri subscribe, sabone, kugira ngo tubane igihe kinini. Ndabashimira cyane mbikuye ku mutima aho muri hose kuri iyi si, ku migabane yose y'isi. Ndabashimira cyane cyane ko mukunda kuza kuganira natwe. Urubuga rwitwa Sibomana Athanase Official, nge mukurikira cyangwa se tuba turi kumwe, nitwa Sibomana Athanase. Turamenyeranye cyane cyane ko tumaranye n'igihe kirekire. Iyo mbabwira nti muze tuganire, haba hari icyo tugomba kuganiraho kandi cy'ingirakamaro. Ibiganiro byacu ntabwo ari impfabusa, ntabwo turi inkorabusa, ahubwo twebwe iteka ryose twaje kuri iyi si kugira ngo turebe icyateza iyi si imbere. Uko twayisanze ntabwo ariko tuyisiga, ahubwo bikaba ngombwa ko tugaragaza akamaro kacu. Muri aka kanya ndagira ngo muze tuganire mu mazi iminsi amakuru menshi, mufite amakuru menshi. Nge buriya hari igihe uko mumbona uko mutangiye no kumenya, hari igihe ntakunda guhurura mu nkuru, simburura mu nkuru nguko abandi bahuriye nanjye mburane nayo, niba hari ariko bivanzemo no gusaza simbizi. Ariko akenshi mu buzima bwanjye sinjya ngira ihururu, ahubwo mbanza kwitegereza no gushishoza nkareba ariko ibi ni ibiki, ese abagiye bo bazi neza aho bagiye. Ariko singaya ngo gutanguranwa inkuru cyangwa se kuyibona mbere ni bibi, kuko mu itangazamakuru twarabibonye ko iyo watanze abana inkuru uba wakoze washizeho imbaraga zikomeye. Ntabwo rero ari icyo mvuga, ahubwo hari igihe iyo abantu babaye benshi kuri jyewe mbigiramo akabazo, nkavuga nti reka bakore cyangwa se reka bagire icyo bavuga, kuko wajya kubona ukabona no muri iryo hururu ahubwo nimwo hagaragaye inkuru. Ibi mubyumve mutyo, kuko nge nabibonyeho mu gihe cyose namaze mu itangazamakuru. Icyo tuvuga rero ahangaha turavuga ku bintu bimasa imizi bivugwa mwabonye. Niyo mpamvu buriya nta n'amashusho menshi ndi buze gukoresha y'abantu cyangwa se amajwi. Nzi neza ko byose mwabyumvise, kuko ibyo nabazanira mwavuga muti usubiye mu byo abandi bavuze ndetse bayivuze iyo nkuru irashaje. Ariko icyo ngambiriye ni iki, nuko ngira icyo mvuga cyangwa se dufatanya kuganira ku byavuzwe, ku makuru ariho n'ibivugwa muri aka kanya, kugira ngo tubirebera, kuko timubura byanze bikunze icyo muvanamo kurusha icyo mwari mufite. Ndabarahiye bizi neza. Tugiye kuganira ku bintu bigera kuri 4 kandi mwese muzi mwabonye bigera kuri 4, kuko niba mwabonye ku nsanganyamatsiko benshi barashobora kwibaza ngo kubera iki. Niyo mpamvu ntabwo mbazaniye nk'ibyo abandi babazaniye.
njye mbazaniye ibyanjye kugira ngo namwe mugire icyo mubivugaho. Ibyo bintu bine rero ni ukuvuga ngo reka turebe, dutangirire wenda ku kiganiro cyatanzwe cyahuje abanyamakuru na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu kiganiro bagiranye bavuze ku bintu byinshi. Reka rero icya mbere tuganiraho ndavuga ku banyamakuru. Turaganira cyane ku banyamakuru. Abanyamakuru bundi ndetse bajya no kubaza Perezida wa Repubulika, ubundi baba bavuye ese ubundi icyo, kuko abenshi boherezwa n'ibitangazamakuru byabo, ndetse bamwe bakanaza ari abayobozi b'ibitangazamakuru, ari abayobozi, si umunyamakuru wese ujya kubaza Perezida wa Repubulika. Mubimenye mwese, kuko nakoreye itangazamakuru rya leta igihe kirekire. Burya igitangazamakuru iyo gikoreye imyaka irenga 10 kiba ubukizi, kiba kimeze nko mu rugo. Bivuga ngo nyina nakoreye itangazamakuru rya leta imyaka irenga 10 na ngorera ibitangazamakuru byigenga n'amateleviziyo. Ni ukuvuga ngo nzi neza abanyamakuru iyo Perezida agiye kubazwa, ndavuga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, iyo hari ikiganiro na Perezida wa Repubulika, hari abanyamakuru bajya kumubaza n'abandi badafite uburenganzira bwo kujya kumubaza. Niyo mpamvu akenshi hagenda abayobozi babo. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki: niba bajya kubaza Perezida wa Repubulika, navuga ko ari abantu b'abahanga, kuko ni abayobozi b'ibitangazamakuru, ari ibya leta ari n'ibyigenga. Mu by'ukuri ko ari bo banyamakuru baserukira igihugu, ko ariyo shusho y'itangazamakuru mu gihugu, ubundi iyo bagiye kubaza Perezida bamubaza iki? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, turibuze kuvuga ariko bijya kwendera ku icyo ngicyo cy'ibyavuzwe muri icyo kiganiro, ndetse uko byavuze cyane cyane ndibanda kuri kiriya kiganiro na cya Scovia na Nduhungirehe, mwarabyumvise, gusa nta mashusho yabo nerekana, ahubwo ndababwira uko numvise ikiganiro. Mushobora kuba ibyo numvise mutarabyumvise cyangwa se mutanabizi, kuko mbabwira ngo njye ndi inararibonye mu itangazamakuru, ku buryo mbona umunyamakuru yanabaza nkahita numva neza uwo ari we n'icyamuzanye. Ibyo muri buze kubyumva. Ikindi wenda turi buze gusorezaho, turasoreza ku urumva nayimvuze Scovia na Nduhungirehe, ariko haje muri ikibazo cya FDLR. FDLR sinzi niba mutanya mwarumvise ko ngo yemeye cyangwa se ireme ryayo yarigaragaje, ndetse ikemera no gutaha cyangwa se kugira ahishirwa, kugira ngo icyo kintu cy'icyera gata abantu barimo kiveho, ndetse bakavuga bati hari n'igihugu cyemeye kwakira FDLR. Mbese ni ukuvuga ngo iriho, ariko ni ukuvuga ngo iriho, icyo turi buze kwibaza ni ukuvuga ngo iriho nimara kuvaho ntabwo izagaruka. Icyo turi buze kukireba, kuko cyarabajijwe muri iyo nama y'abanyamakuru na Perezida. Wenda turasoreza ku kintu cy'urupfu rudashimishije cyane rwa Koloneli Tom Byabagamba. Ntabwo muzi cyane, ariko amateka yenda yazi. Sinabanye nawe, sinanabaye n'umusirikari mu rwego rwabo, ariko hari icyo tekereza ndibuze kubabwira kandi kiraru. Ni ukuvuga ngo hari icyo mumenyaho cyangwa se mumumenyaho kisumbuye, si nawe gusa ahubwo n'abandi nkawe. Ku byo mwari mufite, ni ukuvuga ngo hari icyo muri buze kubimenyaho. Reka rero dutangiriye ku iki kintu. Narababwiye mu biganiro dukora, narababwiye nti itangazamakuru ryo mu Rwanda ndarizi. Sinzi niba ari nandusha kurimenya. None se niba nararitangiye kuva leta ya FPR yajyaho, ngakorana nayo mu itangazamakuru rya leta, hari Radio Rwanda gusa, hakaza andi maradiyo nayo nkayakoraho, hakaza ibitangazamakuru n'amateleviziyo nabyo nkabikoraho. Urukuvuga ngo koko naba ndi umwiga guhuma mu itangazamakuru. Ariko ndababwira uko abanyamakuru bo mu Rwanda mbabona ubu ngubu, ndetse no mu gihe cyashize. Ubundi
nababwiye nigeze no kubibabwira ko hari abanyamakuru, ntabwo mvuga ngo bose mu gatebo kamwe, oya, buriya ngo ntazirumba ngo zibura agahaza, ntazirumba ngo zibure n'agahaza. Niyo mpamvu rero ntavuga ngo mwese ni uko mumeze, ariko bagizwe n'ibintu bitatu. Icya mbere, ubujiji. Ndavuga abo ngabo, icyo cyiciro mvuze, navuze ngo ntazirumba ngo zibura agahaza, ariko abo ngabo aho uzababonera ni igihe bagiye guhura n'umukuru w'igihugu, kuko nicyo kizagaragaza umunyamakuru watoranijwe uhagarariye itangazamakuru mu Rwanda. Agiye kubaza perezida wa repubulika, ni ukuvuga ngo azi neza ibibazo biri ko ni umuyobozi w'igihugu. Ibibazo byose bivugwa, ibikomeye kurusha ibindi, ni ukuvuga ngo uwo munyamakuru yagombye kuba abizi, kuko perezida wa repubulika ntagomba gusubiza ikibazo cy'ubugoryi, ntagomba gusubiza ikibazo. Reka manze mvuge ikibaranga abo banyamakuru, cyane cyane sinzi mwana nabibonye, n'ibintu bitatu. Icya mbere, ubujiji, nk'uko nari mbivuze. Ubujiji ntabwo ari ukuba atarize cyangwa yiga itangazamakuru, oya. Ubujiji nuko ubaza cyangwa se uvuga ikintu utazi cyangwa utiteguye ingaruka zacyo, cyane cyane mu itangazamakuru, ukerekana aho ubogamiye, ukerekana ko hari uwo ushaka cyangwa se uherereyeho, ntubaze ikibazo muri rusange kugira ngo igihugu cyose kikwibonemo. Ni ukuvuga ngo nufata uruhande ejo rukagira ikibazo kandi warabyize mu itangazamakuru, uzajyayo uzavuga ko wari munyamakuru ki? Ni ukuvuga ngo uri injiji, kuko umunyamakuru wundi leta yavaho zaba nyinshi, ntabwo umunyamakuru agomba gutsindwa, kubera ko kereka ari umutegetsi. Umunyamakuru si umutegetsi, si umuyobozi wa politike y'igihugu. Umunyamakuru ni umutangazamakuru, ndetse mu nshingano ze harimo guhuza no kwigisha no kumenyesha, akaba nk'ikiraro hagati y'abaturage na leta. Urumva ntaho yafatirwa ngo yarengeye aba cyangwa se yahereye muri uru ruhande, ariko iyo ubikoze nibyo bita ngo uri umunyamakuru w'injiji. Ubujiji rero mu itangazamakuru buranga abo ngabo, cyane cyane abajya kubaza perezida wa repubulika kandi bayoboye n'ibitangazamakuru. Icya kabiri ni ikintu bita guhakirizwa. Guhakirizwa, ukumva umuntu ayoboye, yewe hari n'abavuye mu mahanga, kuko iyo abantu barahura na perezida wa repubulika, buriya hari abantu benshi baba batabizi, haba icyo bita kampanye. Haba uburyo bwo kureba ngo ariko abazahura na perezida ndetse n'ibibazo hari n'igihe babaza ngo ariko ibibazo muri buze kubaza ni ibi. Hari igihe icyo kintu gishoboka, ni bande binjiye, ndetse hari n'abatumwaho, icyo bita gutumwaho kuza kubaza ibibazo, kugira ngo babaze ibibazo ushaka gusubiza ashaka. Icyo kintu abantu benshi ntabwo bakizi. Uko umuntu abajije ikibazo, bisa nkaho icyo kibazo cyari gisanzwe kizwi, kwibaza bimeze bite. Icyo urumva ni ikibazo. Guhakirizwa, ngo nyakubahwa perezida wa repubulika, ngo kuyobora neza k'ubuyobozi bwawe ari bwiza, igihugu kikaba kimaze gutera imbere, iryo banga ukoresha ni irihe? Akaba ari cyo cyamuzanye. Kuyobora neza, ibanga ufite ni irihe? Hari n'abaza bati
nyakubahwa perezida wa repubulika, twamenye ko uyu munsi ari anniversaire yawe, tukwifurije anniversaire nziza. Ubundi akagenda akicara, akaba aricyo cyamuzanye. Perezida ati urakoze, ndagushimiye, aramubonye nyine, okay, nta kindi nibyo. Icya gatatu, kubaza ubusa. Umuntu akagenda agiye kubaza ngo nyakubahwa perezida wa repubulika, mbere na mbere ndashaka ko mwana nabibonye, ese ndabona muri aka karere uri umuntu w'ingirakamaro cyane, ndagira ngo ese mwakwemera ko mfata agafoto kanjye namwe nyakubahwa perezida wa repubulika? Ati ngwino, ati nta kibazo gihari. Agafata agafoto, yarangiza akagenda akicara. Icyo ni cyamuzanye. Nyakubahwa perezida, ese mubona kugira ngo tuzagere kuri iriya ntego ya 2050, mubona u Rwanda ruratera imbere, mubona ingamba mwabifatiye ari izihe? Mwumva icyo kibazo? Hejuru y'ibibazo igihugu kiba gifite, hejuru y'ibibazo, ndisubiyemo, igihugu kiba gifite, ubujiji, guhakirizwa no kubaza ubusa. Ngibyo ibyo abanyamakuru bamwe, nanze kubashyira mu gatebo kamwe, bo mu Rwanda bagenda bagiye, kandi b'abayobozi b'ibinyamakuru bagenda bagiye kubaza perezida wa repubulika. Ubwo sabo bazatabara igihugu, ubwo sabo barebera abaturage, ukibaza ngo kuki bimera bityo? Ubu niba hari ikintu kigoranye cyane mu gihugu abantu biteguye, ni ingaruka z'ibihano u Rwanda rwahuye nabyo. Kuko iyo igihugu gifatiwe ibihano bikagera no ku ngabo, kiba ari ikintu gikomeye. Haba hategaye icyo bita icyambere gukanda abaturage kubera inzara, n'ingaruka zigomba kugera ku gihugu kubera ko nta mfashanyo igihugu kigomba kubona. Nuko ubuzima bw'igihugu ntabwo bushobora kugenda neza kuko bwagendana. Ntawe ushobora kubaza icyo kibazo kireba abaturage, ntawe ushobora kuvuga ko mu gihugu harimo inzara cyangwa se ko hari abantu basoreshwa mu buryo butari bwo. Ntawe ushobora kubaza niba hari ikintu kibi kibaho uretse no ku buyobozi, no ku baturage ubwabo hasi, abaturage basanzwe. Iyo ufite abaturanyi batatu bakuzengurutse, ukaba nta hantu ushobora kurahura umuriro, kiba ari ikibazo. Ugomba gushaka uburyo wakemura icyo kibazo, kuko nta buzima uba ufite hagati aho ngaho kuri bose, kuko n'uwagutera yabanyuraho. Nta munyamakuru ushobora kubaza icyo kibazo, ntawe ushobora kubaza ikibazo cy'impunzi. Ubu twese turi impunzi mu buryo budasobanutse, cyane cyane abanyamakuru. Abanyamakuru bagiye kubaza ikibazo perezida wa repubulika, abanyamakuru bari guhunga igihugu. Nta munyamakuru uje kuvuga ati ariko nyakubahwa perezida, ko abanyamakuru bahunga igihugu, mubona igisubizo cyabyo ari ikihe? Ese urabizi umunyamakuru ni umutangazamakuru w'igihugu, ahunze igihugu kubera iki? Nta munyamakuru ubajije icyo kibazo, ntabwo byumvikana. Ahubwo ati nyakubahwa perezida twifotoranye. Abo banyamakuru, nta munyamakuru ushobora kubaza ngo ariko ko mwavuze ko ingabo z'u Rwanda zitari muri Kongo, ko M23 atari RDF, ko tubyumva RDF igisirikare cy'u Rwanda ntabwo kiri muri M23, ku buryo hazaba ikibazo cyari amasezerano ya Washington. Nta munyamakuru ushobora kubaza icyo kibazo.
kandi ibibazo akenshi byugarije u Rwanda bikomeye cyane birimo ibyo ngibyo. Hari icyo mwigeze mwumva babajije? Nubo nimumva mvuze ibi ngibi baravuga bati icyo ni kigarashari cyawe. Ngaba abanyamakuru dufite tubatezeho iki? Babandi navuze ngo nigeze kubabwira bereka uburyo itangazamakuru rikora, babandi bahamagara bakabona n'ibihembo bya mbere mu Rwanda. Burya rero ibyo bintu ndabizi, buriya nyakubahwa perezida niba abonye buriya wari n'umuntu umbwiye ngo barampamagara ngo mbaze icyo kibazo kubera ko ariwe wagezeyo. Gusa nongere babwire abanyamakuru bose babajije, bari bahari babajije ibyo bibazo, ni aba FPR Inkotanyi n'abamambure babo, ni nacyo cyanshimishije, bose ni inkotanyi. Uko mubabona bose ni inkotanyi. Ndavuga abo nashoboye kubona muri babandi wabonaga basa naho basubiza bya bibazo, uretse abanyamahanga. Ngabo abanyamakuru bahabwa ibihembo bya mbere mu Rwanda ko ari abanyamakuru beza. Igihugu gifite cyizeye abanyamakuru. Abanyamakuru bagenzi banjye gusa nongere mvuge ngo ikintu cyitwa ubujiji, kutamenya ingaruka z'ibyo uvuga, kutareba kure, guhakirizwa nyakubahwa perezida dufata agafoto se kubwo ufashe ifoto ya perezida, kuko hari ikintu Inkotanyi zigeze kutubwira kera bavuga bati ko mwaririmbaga Habyarimana ngo muzamuherekeza, mwaramuherekeje. Niba kuko nabibwiwe n'uwitwaga Patrick Mazimpaka, twese turarebana turamwara tute Inkotanyi n'abahanga. Ariyo nkibona kuko wifotoje hamwe nawe, kuko ni umuntu ejo atakiriho, wenda avuyeho cyangwa se agapfa, kuko nabyo byose birashoboka. Iyo foto wayishyira muri salo, wayishyira mu itangazamakuru, wayereka ababyeyi bawe, wayereka igitangazamakuru cyakohereje, wayishyirayo. Nicyo cyakujyanye. Akoreka tukaveho, ntabwo ndibuze gutinda cyane muri kiganiro. Reka ngaruke ku kintu nababwiye ko ntabwo mbereka amafoto amavideo, ndavuga mu magambo gusa kuko byinshi mwarabibonye. Buriya ndagira ngo mwabonye ikiganiro Scovia na Nduhungirehe bisobanuye imbere ya Perezida Kagame. Abantu mwabivuzeho byinshi, nge ntabwo mvugaho byinshi cyane, nta n'uwo nerekana ngo dore ishusho ye, dore uko bavuganye, byose mwarabibonye. Ngewe nibyo mpamvu babwira ngo singomba kubereka ibyo mwabonye kuko yaba ari inkuru ishaje, ahubwo ngewe ndagira icyo mvuga ku byo mwabonye, numve nawe koko namwe niba koko ibyo mvuga ari byo cyangwa mwarabibonye. Ndabanza mu gikintu kimwe, bantu mwaba abayobozi cyangwa se mwaba abagabo, ngiye kubabwira ibintu byambayeho, muzabyitondere cyane. Wa mugabo nubwo yaba ari umugore wawe, uzitondere kujya kuburana nawe mu ruhame utiteguye neza. Ubwo se muranyumvise hari? Wa mugabo, waba umuyobozi, waba minisitiri, waba umuntu usanzwe ku giti cyawe, ukajya kuburana n'umunyarwandakazi wo mu Rwanda, kunye niko mbita abanyarwandakazi bo mu Rwanda, ukajya kuburana nawe, uzibwira ko ufite ibimenyetso bihagije, ariko ugomba kubitekerezaho inshuro ebyiri, kuko wajya kubona ukabona bya bimenyetso byawe bibaye zeru. Ngenda bibabwira, kandi mbibabwira nk'ufite icyo bita ubunararibonye muri ibyo, ko nanjye ubwanjye byambayeho. Nigeze kubabwira abantu babiri, kuko ntabwo ndagera kuri cya kiganiro, niyo mpamvu nababwiye ngo si ngombwa kwerekana amashusho, amavideo, oya.
nababwiye nigeze kugira ikibazo, impamvu mbibabwiye mwa bagabo mwe mujye kuburana n'abagore kabone naho yaba ari uwawe mu Rwanda, ukajya kuburana n'umugore wawe, ubitekerezaho inshuro ebyiri. Ndababwira ngo byambayeho, aho njya kuburana umugore wanjye ubwe, ikintu cya mbere yakoze ni ikintu kivuga ngo akubita amarira hasi, aratitira arabogoza ati uyu muntu yanaravuze ngo azanyica, muntabare, ngize amahirwe ngeze imbere yanyu, mwanya ngo babacamanza, murashaka se ko niyahura? Bati nyabuneka, bati ntiwiyahure, bati none se niyo yinjiye mu rugo n'abana iyo bamubonye bariruka bakarara hanze, uyu muntu rwose muntabare. Agatitira bati bakamuha agatebe, bati icara wa mubyeyi we, icara tuza. Ngewe nizeye ibimenyetso, ngo ndavuga nti ibi twese byabirengaho se, ibi kwari ukuri, ibi nawe arabizi, nawe nzi neza ko nta ibise ahubwo arabikizwa n'iki. Iyo bibaye ubura ahantu warigitira n'ibimenyetso byawe. Mushobora kuba mutabizi, mwabagabo mwe ndababwira ntimwumve, ari umugabo ari umuyobozi ndababwira ntimwumve. Kambaho urundi rugero kugira ngo mubyumve. Abanyarwandakazi bacu abahanga cyane, ariko sinzi nawe mwarabibonye, benshi ntacyo muzi, kandi ntibatungurwa. Iyo umutunguye akabura icyo avuga, akoresha amarira, amutanga imbere, ubundi urubanza rukaba rwiciye. Kambaho akandi kantu rero, nigeze kubabwira ukuntu nagiye ndenganyijwe n'abantu bambesheye icyo bita ingengabitekerezo ya jenoside. Njya mu rubanza, nababwiye ko njye nambaye iroze ukwezi n'iminsi 15. Icyo gihe yari muri gereza ya Kimironko. Abantu barumirwa, baravuga bati ibi ni ibiki uyu muntu, ni wa wundi twari tuzini, ni wese w'Imana atanazi. Kuko bahamagaraga mu gitondo, we wazize icyo, we wafungiye ingengabitekerezo bose, ibyabo bakabireka, akaba n'inge bareba uyu watwigishaga, bavuga abantu bakumi. Noneho umushinjacyaha wa leta, nzahora mwibuka, sinshobora kumwibagirwa, umushinjacyaha agiye kunshinja, ibi ngiye kubabwira mu bitega amatwi bagabo nkunda kubwira, uhagarariye leta kandi ikizwe uko nari nsanzwe mbizi, nzi ko umushinjacyaha ashobora gushinja akanashinjura, ibyo byose ni inshingano ze. Ariko mu Rwanda kuri njye ntabwo ariko byagenze, sinzi niba muzambwira uko mubizi. Niyo mpamvu ndakunda kuvuga ngo bose niko bameze, ngo ntazirumba ngo zibura agahaza. Ibyo nabibabwiye. Umushinjacyaha arahaguruka yambaye ya myenda rwose amatoje, aranshinja sino kunshinja gusa, arahimba mu buryo bukomeye cyane, ati nyakubahwa mucamanza, nyakubahwa, uyu Sibomana Atanaze, uyu ni umuntu wakoze jenoside, uretse n'ingengabitekerezo yaranayikoze, nuko nyine nyabanya kuba ubushakashatsi bugikorwa, uyu ndetse ngo yaranavuze ngo haramutse jenoside yongeye kubaho nta gatutsi kancika. Nyakubahwa mucamanza ubyumve, ngo ndetse kugira ngo ubyumve nyakubahwa mucamanza, ubwo yamenye ko ndi wo mu Ruhengeri mu majyaruguru, mwumve neza ko ndibuze kubigarukaho. Yamenye ko ari kubwira abacamanza kugira ngo bumve ko ndi wo mu majyaruguru, n'imvugo dukoresha n'indahiro turahira. Wumve b'abanyarwandakazi, ngo nyakubahwa mucamanza, uretse n'ibyo, ngo
ngo yaranavuze ngo rwose ngo jenoside ibaye ngo nta gatutsi kamuca, ngo aranarahira ngo ndagashahura mama. Murabyumva? Ngo aranahira ngo ndagashahura mama, amarira ngo rwose ngo icyare ikimenyetso cyarenga icyo ngicyo ni ikihe banya w'abacamanza, akubita amarira. Bose murabyumva? Umushinjacyaha ugushinja akarira, nk'ejo ukaba umwere ko bitabayeho. Ayo marira murayazi cyangwa ntabwo muyazi? Si ubundi aturukahe? Impamvu mbahaye urwo rugero rero ni iyihe? Scovia uriya munyamakuru ayobora itangazamakuru ryigenga hariya, mwarabibonye, sinshaka kuvuga ngo murebe video, mwarabibonye. Perezida Kagame yabaye nk'umutungwi, aravuga ati ariko mbere yo kubaza ikindi kibazo, ko ntabwo yarazi ko abazwi icyo kibazo. Kandi muri ziriya mpaka yajyaga, twese twabonye impaka Scovia yajyaga na Nduhungirehe kuri X, uburyo yanavugaga none ari naho yavuze ngo tubitera mu urwenya n'abanyamakuru. Ariko amubaza ati banza usobanurire byagenze, kuko twese twari tuzi ngo ibintu Scovia yavuze kuri Nduhungirehe ubundi ku munyamakuru utiyizeye wanafungwa, ntabwo bibaho. Aho ushobora kubwira ministre, intumwa ya leta uhagarariye ububanyi n'amahanga, ukamubwira ngo ntabwo nize, inshuro yo kumubwira ngo ngewe icyo gifaransa cyawe uzajya dusobanurira mu kinyarwanda, ko twese ntabwo twize nkayo muri Ecole Belge mu ishuri ry'Ababiligi. Mbese ashaka kuvuga ko ibyo by'igifaransa azana n'ibiki byose. Noneho rero mwumve ijambo rya mbere yavuze kugira ngo mubyumve neza. Aramutunguye ati Scovia, mbwira ibyawe na Nduhungirehe byagenze bite, banza usobanurire ibyo ngibyo. Ati nyakuba, mwumve ijambo yakoresheje, umuhanga cyane rwose, ntabwo nari nzi ko ari kuri ya meza, nari muzi mu bindi. Ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, urebye icyo nzira ni uko ntazi igifaransa. Muri kubyumva neza? Kandi koko nanjye ndabizi, nzi ko igifaransa ntakizi, nanjye mbiziho, ariko kugeza ubu kubyo mbese ubu kugeza ubu ndacyabisabira imbabazi yuko atazi igifaransa, ko ari cyazira, ko atasesenguye neza uko umufaransa yavuze igifaransa, none nicyo ari kuzira. None arabibwira Perezida Kagame wigeze kuvuga ati igifaransa ni gicike mu Rwanda, ko nawe ntacyazi. Ariko abantu murabumva, umuhanga cyane rwose, azi ko navuga ibyo. Perezida Kagame aramwakira neza cyane kuko ntashaka igifaransa. Umubwiye rero ngo icyo nzira ni igifaransa, urakoze cyane. Perezida Kagame ati n'ubu ndacyabisabira imbabazi. Perezida Kagame ati ahubwo we nagusaba imbabazi. Mwarabyumvise? Gusa mwabonye ku nsanganyamatsiko hepfo havuga ngo si ubwa mbere intumwa ya leta yateshwa agaciro na Perezida Kagame. Buriya wakora ibintu, wakora iki? Icyo bita leta ni ikintu gikomeye, uko waba umeze kose utagomba gutesha agaciro. Yewe na Perezida wa Repubulika, nonese ko tuvuga ko icyo bita leta igizwe n'abaminisitiri. Abaminisitiri ubundi mu mategeko bavuga ko bashyirwaho na minisitiri w'intebe, ni nawe usinya buri tangazo ryose kuko ahagarariye icyo bita guverinoma. Minisitiri w'intebe yari ahicaye cyangwa se ashobora no kuba ahari, ariko iyo minisitiri bamusabye gusaba imbabazi umunyamakuru, ko ni ubwa mbere mbyumvise, njye nakoze mu itangazamakuru rya leta. Ubundi hari uburyo ushobora gukemura ikibazo
ku munyamakuru n'umuyobozi, ariko kugira ngo leta idaseba, kuko aho kugira ngo leta isebe haseba umunyamakuru, ko twigishijwe kubaha inzego za leta. Niyo mpamvu nta itangazamakuru ushobora gukora mu gihugu utabanje kubimenyesha inzego za leta, ko leta ni leta, ni urwego rurerure cyane kuri buri muntu wese. Byanyibukije umuntu witwa Karugarama, niyo mpamvu navuze ngo si ubwa mbere intumwa ya leta yateshwa agaciro. Karugarama nawe byamubayeho nka biriya, ndizera ko ibyo ngibyo mubizi, ntabwo nshaka kubisubiramo cyane, ariko hari aho yageze baramubaza bati ko mukurikiza amategeko azakurikizwa, cyane cyane babaza kuri manda ya perezida wa repubulika, ati cyane, ati twe turi igihugu gikurikiza amategeko. Yageze mu Rwanda ibyo biba birarangiye, si ubwa mbere rero. Ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe, Perezida Kagame yigeze kuvuga ati igifaransa mu Rwanda ntacyo kimaze, kigende, aragica, icyo bita guca ururimi. Kugeza ubu sinzi niba haramutse hagize umuntu wegera, ugira amahirwe akegera Perezida Kagame wa Repubulika y'u Rwanda akamubaza ati ariko guca ururimi, cyagiye bavuga ngo ururimi igifaransa bakireke bari kukigisha no mu ishuri, buriya koko wari ukomeje? Abamwegereye rwose ukamubaza nka sora, hari uwamubaza hari koko wari ukomeje, ukumva icyo agusubiza. Ariko njye ndakibajije, kuko iki kibazo kizabazwa by'iteka ryose. Guca ururimi mu gihugu, ariko ururimi si urwawe, ururimi ni mpuzamahanga. Nawe uri kuvuga igihugu cyawe kigomba kuba mpuzamahanga, ko kiri ku isi. Nta burenganzira bw'umuntu n'umwe na perezida wa repubulika ufite uburenganzira bwo guca ururimi, kuko ubuciye abantu, abana babikubajije, none ngo rwagiye rugaruka. None wumva aho bigezaho baravuga ati Kongo yaraduteye, kandi Kongo ni igihugu kivuga ururimi rw'igifaransa. Bisabwa ko nujya kuburana aburana mu rurimi rw'igifaransa, kandi Kagame yaragiciye mu Rwanda ni icyongereza gusa. Ati Nduhungire hewe wize mu ishuri ry'Ababiligi, ngwino ujye kuburana na Kongo kubera ko bavuga igifaransa. Ariko buriya murabyumva, yitabaje Nduhungire he ka minisitiri w'ububanyi n'amahanga uzi igifaransa kugira ngo ajye kuburana n'abavuga ko bamuteye. Urumva igifaransa kirakenewe, kandi yarakirukanye. Noneho abajijwe na Scovia ko icyazira ari ukutamenya igifaransa, ngo ni byiza, Nduhungire he nagusaba imbabazi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga amaze iminsi mu kazi gakomeye cyane. Niyo mpamvu mbwira Nduhungire ubwire ndi nkawe ngewe, nanavuze kuri video ngo egura, nakwegura rwose, kuko akazi umazimo iminsi uhanganye na Kayikwamba. Buriya Kayikwamba ni umuhanga, amateka ye ndayazi, kuko njye buriya kiriya gihugu uretse ko nanize amashuri yisumbuye, ariko nkunda gukurikirana ibya kiriya gihugu cyane. Kayikwamba ni umuhanga, kandi ingingo kuyi uvugana igifaransa cyiza ubwitonzi, ntabwo ameze nk'abandi basaragurika babazayirwa cyangwa se b'abanyekongo. Wakivugana ubwitonzi cyane, yigengesereye. Umaze iminsi uhanganye nawe, uvugira u Rwanda, uvugira ibiri byo, uvugira ibitari byose, ukavuga uti u Rwanda ni rwiza. None usabwa imbabazi na Scovia utazi igifaransa, ahubwo njye navuga ngo Scovia yagombye kujya guhangana na Kayikwamba, agakora akazi wari wakoraga rwose. Ayo mafaranga uhebwa ko aricyo nanga. Niyo navuze nti icyo wampa cyose, aho kugira ngo unteshe agaciro, ndabiretse, nishaka mbumutindi cyangwa nishaka mve. Ubwo se niba ugiye gusaba imbabazi uvuga ko ngo atazi igifaransa, ngo ni cyazira, umaze iminsi uhanganye mu gifaransa, ubuse ikizongera guhagarara uri minisitiri ukabwira abantu ni igiki? Ubu ni ukuvuga ngo wowe Nduhungire, ahubwo urahungira he nyine? Urabwira ubuse wakoze amakosa. Ibyo Scovia yakoze, buriya ba Robert ndabashima, Robert buriya yabaye umuyobozi wanjye kuri Contact FM. Ibyo bavugaga ni ukuri, kuko twese twumvise ibyo Scovia yavuze. Guterana amagambo
ari minisitiri n'umunyamakuru ugomba guca bugufi n'indi? Ni minisitiri cyangwa ni umunyamakuru? Uriya munyamakuru wa mugani yigeze kuvuga ati ntawe ungira inama, ntawe koko. Buriya ni FPR yamushizeho, nta n'inama ishobora kumugira kuko nayo ntayo yakwigira. Iyo kuki ntawamugiriye inama ati ariko ubaha minisitiri cyangwa se ufate ibyuma byawe ugende umusabe audience, arakwakira ibyo ushaka gusobanukirwa, ufite uburyo bwose, ufite amamodoka, ugenda ubimubaze, aho kugira ngo wicare n'abantu bawe ngo mutere urwenya kuri minisitiri, intumwa ya leta, intumwa ya leta ya FPR, nawe uri inkotanyi. Wa mugani wa perezida atavuga ati ariko izo ntambara zanyu ziteye izi, ubundi kuvuga ngo ntabwo byumvikana ukuntu, ariko FPR wa mugani hari igihe izivamo, bazivamo, muzabibona niko bizagenda. Nta wundi wo ku ruhande, ni FPR inkotanyi. Ku buryo Nduhungire asaba, reka ngaruke, nyakubahwa nabibabwiye, mwabagabo uko waba umeze kose, nujya kuburana cyangwa se kujya impaka mu ruhame imbere y'umunyarwandakazi, mukajya mu rukiko, mukajya kubaza nka biriya bya perezida, umunyarwandakazi azaba yiteguye icyo agomba kugusubiza wowe utiteguye. Uzabitekerezeho inshuro ebyiri, nicyo nkubwiye. Ndakubwira ngo mvuga ibyo nzi nabonye, nutabikorana akazi kawe. Reka tugere ku kindi kibazo cyabajije nawe ari abantu bo kuri TV1 ya KNC, ku kibazo cya FDLR. Buriya nyabuneka njye mfite impano, niba ari nziza niba ari mbi byaranyobeye, ariko iyo mpano byanze bikunze inteza akaga. Muzi ariyo impano yo kugira ukuri kwinshi no kutabeshwa. Njye buri ko mundeba ko nta muntu mbeshye, so kuvuga ngo nta wambeshya cyangwa se nta wambeshye, ahubwo umuntu yambeshye ntibitinda, byanze bikunze ibyo yambeshye ndabimenya. Icyo kintu kimbamo cyane. Niyo mpamvu iyo mvuze ukuri kwanjye nshobora kuvuga ngo niba uranyica nyica, ibyo narinzi ni ibyo, nta kindi, nta mbabazi nagusaba rwose. Ariko njye ndibaza ngo dufite ikintu gikomeye cyane cyitwa FDLR, ntawe utayizi, nicyo kijyana u Rwanda muri Kongo, nicyo gitera u Rwanda kugura indwara z'ubwirinzi, nicyo isi yose izi ko hari FDLR. FDLR ni abantu bavuga ko aribo basize bakoze jenoside mu Rwanda. Gusa sinzi niba FDLR ari interahamwe cyangwa se ari abasirikari ba kera, kuko abasirikari ba kera n'interahamwe bari abantu batandukanye, ariko kuva wenda baragiye batyo bakagenda igihiriri, buriya bose baremye FDLR basize bakoze jenoside mu Rwanda. None habaye ikintu kivuga ngo FDLR irigaragaje iti twebwe turashaka ko dutahuka, ubundi ikibazo cyacu kikarangira, iby'amasezerano mwumvikana bikaba birabaye. FDLR ubwo yishize hamwe, niko mbyumva. Yishize hamwe. Ubu hari imvugo ivuga ngo buriya niyo yishize hamwe niyo yajya kwakirwa hariya hirya. Buriya FDLR ntabwo ari iyo, ahubwo FDLR ni abasirikari ba Kongo, kuko bayigiyemo. Igisirikare cya Kongo kigizwe, abakigize benshi hafi ya bose ni FDLR, ni ukuvuga ngo nicyo kigiye kubaho. Murabyemera se ko ibyo bintu bishoboka? Bivuga ngo FDLR ntabwo izavaho. Iryo jambo FDLR ntabwo gishobora kuzavaho, kereka barivuga batakiriho, ariko FDLR ntishobora kuzavaho. Niba igiye kuvuga ati turi hano turagiye, cyangwa se mutujyane wenda ni Burayi twe kuzongera kureba n'u Rwanda, ntabwo iki jambo FDLR rizavaho. Bavuga ati reka da, ntibagiye ubwo n'abayobozi babo ni FDLR. Kandi ngo hari iki umuntu ushimwa mu Rwanda witwa General Kabarebe, hari ikintu ngo bakunda kumushimira cyane, ngo buriya ngo yabaye ingabo y'igitangaza cyane, ngo kubera ko yayoboye
chef d'état major y'ibihugu bibiri bitandukanye, nawe arabyivugira ati nabaye umugaba w'ingabo za Kongo, nawe arabyivugira. Ibyo ngo bikabishema bakabibushimira ndetse nawe akabyishimira. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Ubundi niba FDLR bavuga ko ari ingabo za nimara kuva hiryo nk'uko mbivuze, bakavuga ko noneho ngo hari ingabo cyangwa se hari abasirikari, kuko bari FDLR bamwe barashaje kera, ni kira gihe cyacu natwe twari abana ngo barwanaga, twari abasore bato cyane, kuko tuvuga ko twashaka kujya mu ngabo cyangwa se twavuga tuti wajya kurengera igihugu, bamwe bakavuga bati turacyari batoya ntabwo turuzuza neza kugira ngo tujye mu mashuri makuru ya gisirikare. Urumva abakuru bo hari n'abasaza bamwe bana napfuye ndibagiriho, ariko birashoboka ko abana babo bashobora gushaka kujya mu gisirikare cya Kongo. Ibyo rwose njye sinshobora kubihakana. Tushaka kuvuga bati twebwe kubera ko turi mu gihugu cya Kongo kandi Kongo ikabashaka igisirikare, turashaka kujya mu gisirikare cya Kongo. Ubu ni ukuvuga ngo babyawe na FDLR. Ibyo nshaka kuvuga ni iki rero? Byumvikana ngo noneho urumva ko u Rwanda ruzahora rujya gushaka FDLR muri Kongo. Kibaze kibazo kimwe nkurikije uko FPR yabayeho. Mbese ni icyaha ko abana ba FDLR bajya mu gisirikare cya Kongo bakabemerera bakakibamo? Ni ukuvuga ngo ku Rwanda ni ishano, ntabwo bigomba kubaho. Ni icyaha gikomeye cyane kubera ko baba bitegura gutera u Rwanda. Muzi impamvu ibyo bishobora gutekerezwa bityo? Utekereza ibyo aribuka ko impunzi zahunze muri 59 bavuga ngo ni abatutsi bahunze muri 59 bakitwa inyenzi, bagera Uganda bakajya mu gisirikare aribo barimo Perezida Paul Kagame, bakajya bakabaha amapeti ya gisirikare kandi akomeye cyane, bakaba abasirikare bakomeye. Kandi Habyarimana akabimenya, ndetse Habyarimana ku ipeti rya General Fred Gisa Rwigema, Habyarimana yari ahari, yari ahicaye ko twabonye ayo mavideo. Urumva ni ingabo z'abantu z'impunzi zavuye mu Rwanda zijya muri Uganda. Urumva ni bimwe n'ibira bya FDLR. Abana bagiye mu gisirikari ukuvuga ngo babayeho ndetse bakigaragariza u Rwanda ko bafite n'amapeti akomeye. Urumva ni ibintu bimwe, ariko kuki abantu ibyo bakoze bumva abandi batabikora? Nibyo mwakoze ariko ntimushaka ko abandi babikora. Abo ntibabikora murabatera, murajyayo. Kuki? Habyarimana abantu bamugaye iki? Niba hari perezida witwaye neza mu Rwanda ni Habyarimana Juvenal. Habyarimana yarabimenye, amenye ko hari impunzi z'abatutsi zahungiye muri Uganda kandi bari mu gisirikare cya Uganda, ndetse n'ubwo buryo bwo gutera cyangwa se kuba batera Habyarimana yari abizi, kuko nta kuntu wabona general umugabo w'ingabo z'igihugu waturutse iwawe ngo wumve nta kibazo gihari, kereka nta bwenge ugira. Ibyo ntabwo bishoboka. Bisobanuye ngo kuki Habyarimana atateye Uganda ayiziza ko yinjije abasirikari impunzi z'u Rwanda z'abanyarwanda mu gisirikare cyayo kandi ko bitegura kuzamutera? Kuki Habyarimana atateye Uganda? Se hari birumvikana? Habyarimana mumuzizi iki? Mubona mumeze kimwe? Kuki ubundi ari nkamwe muri kuvuga muti twebwe tugomba kujya kurengera umutekano wacu ndetse no ku bantu bazinjira mu ngabo za Kongo ba FDLR? Ni bibi ntitubishaka kandi mwe mwarabikoze. Ariyo mpamvu ngunda kuvuga ngo igisubizo nge naragitanze kandi nzakomeza kugitanga. Igisubizo
cy'abanyarwanda baba bari mu Rwanda baba bari hanze. Ntabwo igisubizo ari intambara no kubesherana ngo kanaka yakoze ibi. Igisubizo nuko abanyarwanda bagomba kwicarana mu gihugu cyabo bakaganira. Wenda mwambaza ngo bigakorwa bite? Ntumbaze icyo kibazo. Ntabwo ari cyo perezida wa Repubulika, muzakibaze perezida Kagame. Kuko nibikomeza gutya, dore nimwe mukozi ibi, dore nimwe bene ishano, dore nimwe mwikoreye umupfu, twebwe turabere ibi. Nukuvuga ngo abanyarwanda mwitegure ko abana banyu bazashirira ku rugamba, mwitegure ngo muzahorana abapfakazi, intambara ntizashira, muzahorana kaga. Ikindi, igihugu mu bihano bihabwa igihugu bizabagiraho ingaruka. Mbere nukuvuga ngo nta mahoro na busa muzagira, kandi uwabibateje hari yazaba atakiriho, mushaka ko mwabigenza bibayobera. Nta kiruta amahoro, nta kiruta ko abantu bicara bakaganira icyazana amahoro. Reka njye gusoza, reka dusoreze ku rupfu tunihanganisha ab'umuryango wa Tom Byabagamba, Koloneli. Impamvu muvuze nuko ni umunyarwanda kandi ni mwene wacu, birumvikana. Urupfu rw'umuntu wacu ntabwo ari rwiza uko yabapfuye kose, kandi ikindi si byiza kwishimira urupfu rw'umuntu, cyane cyane nawe uzapfa uri ikigoryi. Ndakubwira ngo uri ikigoryi, kwishimira kabone nawe yaba ari umunyabyaha, tugomba kwishimira urupfu rwe. Buriya ngo icy'ingenzi si uko umunyabyaha apfa, ahubwo ni uko yihana karama. Umuryango wa Tom rero turawihanganishije, gusa nababwiye nti simuzi, ndavuga kuko ntabwo nabanye nawe ngo menye imiterere ye, ariko amateka ye nagiye nyasoma cyangwa se nkayumva nkamwe mwese. Ibyamubayeho mwese murabizi, ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe. Ndashaka kuvuga ku tuntu tubiri. Icyambere, buriya mu Rwanda, Banyarwanda, Banyarwandakazi, leta nizi gashyiraho ikintu cyitwa akazu nkaka, kandi bavuye akazu byaturutse ku bwa Habyarimana, ngo akazu kahariya mu Bushiru, ngo akazu kaho. Buriya akazu ndagira ngo mbabwire, akazu ni kabi uko kaba kameze kose. Muzi impamvu? Ikibi cy'akazu, iyo inkingi imwe ivuyemo, akazu kose kararindimuka, kandi ni ibintu bisanzwe ko nta kintu gihoraho. Akazu rero, ubundi akazu bishaka kuvuga abantu bafitanye isano ya hafi, ugasanga nibo bagize uruhare runini mu miyoborere y'igihugu. Nibyo bita akazu. Nibo banyakurya, nibo banyagukira, nibo banyira amategeko, nibo banyagufunga abantu, mbese nibo banyakwica, nibo banyagukiza. Abo bantu kiba ari ikibazo gikomeye. Ibi bintu mujye mumenya ngo nubona uri mu kazu, hano uhabona mwene nyoko ari ministre, hano ukahabona umushinjacyaha mukuru ni so, hano ukahabona inyuma ushinzwe imari ni nyoko, hano ukahabona, uzamenye ko cyari ikibazo gikomeye, uzagira ubwoba. Kuko nihagira ikiba muzarimbuka mwese. Ndashaka kuvuga iki rero? Ndashaka kuvuga ngo ubundi niba urupfu rwa Tom Byabagamba nta somo rugomba kwigisha abanyarwanda, cyane cyane abayobozi, haba mu ngabo, haba mu bayobozi basanzwe muri politiki ya leta. Niba nta somo rikomeye cyane byuko wowe wicaye mu mwanya wawe uzi ngo ufite akazi rero wahawe na gihugu, wahawe na leta iyoborwa ite?
nawe uricaye uti buriya leta irankunze nanjye ngomba kuvuga ibyo leta ishaka kuko mfite akazi n'umurimo wanjye. Ninde urusha Tom Byabagamba kuba umutoni kwa Perezida Paul Kagame? Niki kiruta ko warera abana b'umuyobozi bikageza ubwo aba perezida ugashinga umutekano we, ingabo zimurinda akaba ariwe uziyobora, ugapfura urupfu? Ubwo wabinsobanurira? Ubwo rero uti yebura ndi umutoni, arega burya Perezida Kagame arankunda aranshima, ubundi mumenye ko ibiro byanjye biri hano. Reka nkubwire, n'ubutumva ibi ngibi birasaba ngusabira ku Imana igufasha, nta nicyo narenza aho ngaho. Gusa niyo, kuko njye hari ikintu nibaza, niyo Perezida Kagame ataba ariho, icyo nibaza ni ikintu kimwe. Kuko noneho ikibazo ntabwo kikiri bya bindi ngo abahutu, si cyane abahutu abatutsi, ahubwo se ari abo muri FPR ubwabo, si ubundi kuki babanye na Kagame batatubwira ukuri kose kuri FPR? Ko batatubwira ariko ubundi Kagame ni muntu ko mumuzi neza, se kuki nta biganiro byabo twumva kandi ari babanye nawe cyane? Mwabwiye abanyarwanda FPR cyari iki, yaje gute, ifite gahunda ki? Kuki mwebwe mwari muri FPR namwe mwahunze ariko ntimutubwire ngo dore uko ibintu byari bimeze? Azadusanga mu buhungiro, azatwicirayo, namwe se nuko bimeze mutari mu gihugu? Dore ikibazo nibaza rero, kugira ngo nansohoze, ndibaza ngo ko muzansubize, Kagame we atakiriho, ubu niyo Kagame atabaho, mwebwe ndavuga abahunze inkotanyi, muri inkotanyi, abahunze atari inkotanyi kubera ubuyobozi bubi babona butabanogeye butabashobokeye, abahunze ibi n'ibi, ubu Kagame atariho, mwebwe mwabana igihugu cyagira amahoro, u Rwanda rwagira amahoro ku buryo nta mpunzi zabaho, ku buryo imipaka nta kibazo mwakumvikana, ku buryo haba ibyishimo n'umunezero, kandi bya bindi by'amoko n'iby'ubugoryi byavaho ku buryo mwabana neza, ntihagire ikibazo kibaho mu Rwanda. Muzansubize icyo kibazo. Abavuye muri FPR mwari munakomeye cyane, mwaza mukabana n'abandi banyarwanda mu gihugu. Ikibazo twari dufite ni Kagame, none murebe ko ibyishimo n'umunezero bitabaye, niko byagenda? Ntabwo ndengaho, keneye igisubizo. Ndibaza nk'umunyarwanda, ubwo namwe abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi muzansubiza. Gusa niba haraho nanyerenga vuga nabi, birashoboka, bibaho, mumbabarire, namwe muvuge ibyanyu cyangwa se mungire inama. Ndabashimiye cyane, nkunda kuvuga nti ntimukagubwe nabi. Murakoze cyane.